Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, wowe utuninze kuri iyi channel yacu yitwa ahagutse. Banyita Jacqueline, nitwa Jacqueline, niryo zina ryanjye, bakunze kunyita Pastor Jackie cyangwa abana bakanyita Auntie Jackie. Rero nijye mvugana, nijye uri imbere ya kamera uyu munsi wa none. Reka umwami wacu Yesu, umutware w'abatware, umwami w'abami, umucunguzi n'umurengezi wacu ashimwe, ashyirwe hejuru, yongere yubahirizwe n'uyu munsi n'aka kanya n'iteka ryose. Amen. Nuko ahangaha ahagutse n'umuyoboro wa YouTube wo kubwiriza ubutumwa bwiza, kwamaza ubutumwa bwiza no kwigisha biciye mu bikorwa n'inyigisho z'agakiza, n'inyigisho zo kubohoka, kugira ngo abantu, ubugingo bw'abantu n'umubiri bihemburwe. Imana rero iguha umugisha wowe aho uri hose, ku bantu bavuga ikinyarwanda, bumva ururimi, baba Abarundi, Abanyarwanda nyine, abahangaza ba Tanzania, abafumbira ba Uganda, abanyamurenge ba Kongo n'abandi bantu bose mu kinyarwanda. Imana ibaho umugisha. Aha hagutse twese twaguka. Aha niho hantu hawe, niyo channel yawe. Imana iguha umugisha ko watuninze. Reka rero nkomeze mbasobanurira impamvu naturanyije iri zina ryitwa ahagutse, mbigiye ubwina kugira ngo turusheho kumenyana, tutarakomeza izindi nyigisho zo tugiye kuzajya twiga buri munsi uko Imana izajya dusohoza. Imana yera ibaho umugisha. Amen. Rero dusenge, tutaratangira dusengere buri muntu wese uzumva iri jambo, hanyuma twiragize Imana. Reka dusenge duciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Data wera, mu izina ryawe rikomeye kandi ritangaje, twongeye gushima kuri uyu munsi mwiza. Uyu munsi twongeye guca bugufi imbere yawe kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Mwami Imana yacu, uganirize imitima yacu, uganirize Uwiteka ibitekerezo byacu. Urakoze kutwemereye kuvuga, gukomera n'imbabazi n'ineza yawe ugitugirira uko bwije n'uko bukeye. Data buja mwami, sabiye buri muntu wese urimo wumva ijwi ryanjye hano kuri uyu murongo, umuntu wese wumva ikinyarwanda, ari umurundi, ari umunyamurenge, ari umuhangaza, umufumbira, buri muntu wese wumva ikinyarwanda hari mwami umugirire neza. Reka iri jambo rize rihembura ubugingo bwe, reka iri jambo rize rihambura umubiri we. Uwiteka mwami, muri uru rugendo tukigenda tujya mu ijuru, urakoze kubanye natwe. Uwiteka uvugane natwe gitari cy'amahanga, ungire igikoresho cyawe, ungire umuyoboro uvuga. Simvuge by'amarangamutima yanjye, simvuge ibyo nishakiye, ahubwo mvuge ibyo wantumye. Mvuge ubwiza bwawe n'ineza yawe, mvuge izina ryawe rihimbajwe no gukomera kwawe. Kandi data buja mwami, je uri muri vuga n'uri muri ryumva, reka imitima yacu ibe imirima myiza yera imbuto, kuko ijambo ryawe ni imbuto, n'imitima yacu ni imirima myiza. Ongera uhabwe icyubahiro mwami Imana yacu, kandi uherekereshe ijambo ryawe ibimenyetso n'ibitangaza, kugira ngo ubwoko bwawe Imana bwongere bukunezererwe, abakuzi bakunezererwe cyane Uwiteka Mana yacu, kandi n'abatakuzi bakumenye. Uwiteka nkuko wari uri cya gihe, ni nakuri n'uyu munsi, ni nako uzahoraho. Habwa icyubahiro rero n'aka kanya kuri iyi channel mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, tubisabye tubyizeye. Ahandi imbaraga zose z'umwijima z'abazirwanya ubumvira ijambo ry'abazirwanya ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo nizihambirwe, ahubwo ineza yawe Uwiteka Mana yacu nitumijagirweho, amaraso yawe Kristo atumijagirweho, kugira ngo data buja twezwe tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro no gukiranirwa kwacu muri urugendo tugana mu ijuru. Data utwongerere imbaraga, utuzahure, utubohore, utugirire neza mwami Imana yacu. Twiringira kandi twizigira, kuko tuzi yuko nta yindi Mana ibaho, kuko tuzi yuko nta yindi Mana ibaho usibye Imana Data wa twese wo mu ijuru. Nta n'iyindi nzira yagera kuri Imana usibye biciye mu mwami wacu Yesu Kristo. Niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta wajya kwa Data atamujyanye. Mwami Yesu, turagushimiye yuko utadusize wenyine,
twenyine, utadusize twenyine, ahubwo waduhaye ijambo ryawe udusigira na Mwuka Wera kugira ngo atwigishe. Twemeye guca bugufi twigira ku birenge bya Mwuka Wera. Urakoze n'aka kanya n'iteka ryose, tubisabye tubyizeye, amen. Yego narimo nyibabwira muri video y'ubushize nagerageje kubabwira inkomoko y'iri jambo ahagutse. Ahagutse ni ijambo rikomoka ku iriba Isaka mwene Aburahamu yafukuje ntihaba hatonganira, ahita ahagutse, ahita Rehobothe. Tugiye kuhasoma hanyuma twumve icy'Imana ivugana natwe. Handitse nkuko mubireba aho ngaho kuca no hejuru, ni mwitangiriro ku murongo wa 26, mu gice cya 26 ku murongo wa 22. Itangiriro 26 ku murongo wa 22. Mureke tuhasome mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haranditse ngo bongera murongo wa 22, avayo afukura irindi riba ryo ntibaritonganiraho, aryita Rehobothi. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororoka muri iki gihugu, amen. Ngo afukura irindi riba ngo ryo ntihabaho intonganya, maze aryita Rehobothi. Aravuga ati Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororoka muri iki gihugu, haleluya. Nawe uyu munsi watuninze ni kuri ahagutse, kuri channel yacu yanjye nawe Uwiteka adushyize ahagutse, kandi kuri channel nta nakabuza no kororoka, tuzororoka, amen. Mu mateka yacu cyane cyane twebwe abanyarwanda ndetse n'abavuga ikinyarwanda, tujya twita amazina y'abana yo mu mubyeyi yabyaye, papa na mama bakita izina umwana wabo. Bajya bita izina bikurikije situation barimo, niba bari mu rukundo babita ba nyirarukundo, mbega ibyiyumviro byabo, situation barimo. Hari abitwa ba ntambara, hari abitwa ba, urumva biterwa nyine, murabizi by'amazina yacu. Baranavuga ngo so nta kwanga akwita nabi, bivuze rero ngo izina ni ryo muntu. Abantu rero bagendaga bita amazina bitewe na situation barimo. Nawe wasanga izina ryawe ryaba ritewe na situation mama na papa wawe barimo bakwita iryo zina. Rero nanjye iri zina ahagutse naryise bitewe nuko numvaga meze, nuko numvaga aho Uwiteka Imana anjyana, kandi aho numvaga ngeze nifuzaga, nzi neza yuko hari n'abandi nabo bahari cyangwa n'abandi bakeneye kuhagera. Rero iri zina ryavuye mu mutima ushima, iri zina ryavuye muri situation iyo nari ndimo, Yesu nashyirwe hejuru. Nditekerejeho rero, urumva igihe cyabaye kirekire kuko nta gihe abantu batanyingingiye gutangira channel ya YouTube kugira ngo mbwize ubutumwa bwiza. Mbega baranyinginze, abo mu itorero mu Rwanda baranyinginze, abo dusengera hano mu itorero rya The Word Outreach nabo baranyinginze ku buryo noneho umwe mu ushinzwe worship mu baramyi na pastor w'urubyiruko mu itorero yavuze ati noneho ubwo noneho ngiye kwitangirira icano kuko arayitangira. Ariko nubwo yatangiye icano yakubabwira atari ko Pastor Jackie ni ryari watangiriye icano, basi tangiriye mu Kinyarwanda, basi igisha abantu banyu ubutumwa bwiza. Nyuma yaho rero nyine nguma mbitekerezaho, ariko urumva kwicara imbere ya kamera ugatangira kuvuga ntabwo byari ibyanjye. Ndetse uwo mudamu dusengana yamaye ikizami, aravuga ati ku channel yanjye ndashaka ko wowe nka pastor wanjye uza gutanga ikiganiro. Ndabimwemerera. Uzi yuko namaze ijoro ryose ngerageza kugira ngo nakoresheje telefone yanjye nyine ndifirima kugira ngo mvuge ijambo ry'Imana nkurikije ibyo yari yansabye. Uzi ko nahereye nimugoroba nkari nagize saa 9 nijoro, byananiye kandi mu bantu bashoboye kuvuga icyo sinange nshoboye mu bintu byose nukwatura, nukuvuga. Ni impano mfite yo kuvuga, simfite yo kuririmba nk'abandi, simfite n'izindi, ariko kuvuga Imana yarabimpaye, ndetse cyane kuvuga ijambo ry'Imana.
pe birananira noneho biranantangaza. Nsanga yuko nta kintu cyose cyoroshye kuri iyi si y'Imana, cyane cyane ikigamije guhesha Uwiteka Imana yacu icyubahiro. Ariko nyine Imana iragende iramfasha, ibimfashamo. Nyuma yaho nza gukora iyo video, ariko aguma asaba ati nyamara nawe wakora. Muri ncamake rero nari ntangiye no hano mu itorero ryacu nyine turi International Church ahangaha muri Denmark. Harimo amoko menshi mu church, harimo Abanigeria, Abazambia, Abagande, Abakenya, n'abandi bakomoka mu bihugu by'Abarabu batari benshi, harimo Abadamu. Urumva turi International Church. Ariko mu gihe cyashize nagiye negerwa n'abantu batandukanye bavuga batari ko se natwe Abanyarwanda nta kuntu abavuga ikinyarwanda, nta kuntu twagira amateraniro yacu. Mu by'ukuri rero mvuye mu Rwanda, niyo mpamvu mvuga ngo nagiye mvuye mu Rwanda, nari maze y'ukwezi. Hanyuma ntarajya mu Rwanda nabwo narabisengeye, inshyiraho gahunda yo gusenga mu bantu bavuga ikinyarwanda. Tumaze gusenga inshuro imwe, ubundi nuko turi muri izi holidays, ariko tuzakomeza. Ni gahunda ihoraho, twebwe abavuga ikinyarwanda guhura nibura rimwe mu kwezi tugasenga Imana yacu mu rurimi rwacu nk'uko tubizi. Mbega tugasenga mu rurimi rwacu. Imana yo nihabwe icyubahiro kuri iyo gahunda. Nyuma rero abitabiriye iyo gahunda ya mbere yo gufungura igikorwa cyo gusenga mu rurimi rw'ikinyarwanda hano, barambwiye bati se ubungubu ugiye noneho mbega hari ahantu tuzajya tugukurikira kuri YouTube, none se ntituzajya tugukurikira? Numva rero nsinzwe n'urubanza mu mutima wanjye, ndavuga ngo noneho rwose ngiye gushyiraho YouTube channel kugira ngo naba ndi hano, naba ndi mu Rwanda, nibura abantu tujye tuganiriraho, abakeneye kumva ijwi ryanjye, abakeneye kumva inyigisho Umwuka Wera nshishamo, nabo tugume turi hamwe, kuko niko bimeze. Kandi muri make igihe tugezemo ni icya tekinoloji, ubutumwa bwiza bwakurikirwa n'abantu benshi kandi twahura n'abantu benshi. Ni nta kabuza n'Imana yahaye abantu ubwenge. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibiri mu isi byose ni ibyayo, n'abari mu isi bose ni abayo. Nibaza rero ko n'uwashyizeho iyi tekinoloji idufasha, hariho bibi, ariko ibyiza biriho nabyo ni byinshi. Rero washyizeho n'ubwenge bwavuye ku Mana. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibyiza byose biva ku Mana. Nibi rero ni ibyavuye ku Mana, turabishimira Imana. Aho rero niho natekereje nti ibyo ari byose ngiye kujya kuri YouTube. Ngize Imana nako n'ubuntu nagiriwe, ngeze mu Rwanda mpura n'inshuti nziza, ndabashuhuje. Buri muntu wese wanyikarigeza aravuga ashyiraho YouTube, cyane we inshuti yanjye twahuye, Imana igumugisha, sini bukuvuge mu izina, urantwara unjyana n'ahantu uravuga utumva Jackie tangiza channel, wanteye imbaraga. Nkiri muri ibyo ngirana amahirwe yo gusurwa na Zaburishya, tugirana ikiganiro, ndavuga n'ubundi nterekase ntegereje iki. Rero umuntu wese wamfashije, umuntu wese wanteye imbaraga zo gutangira icano, Imana imuhumugisha. Ubwo rero mwitegure, tuzajya tuganira ubuhamya. Nanjye mfite ubuhamya bukomeye, igihe nikigera nzabatangirira ubuhamya bugenda bwa muri episodes zitandukanye. Ntabwo nzajya muri byinshi, ariko nzajya mbabwira iby'Imana yankoreye naho yamvanye, kugira ngo murusheho kumenya neza. Uko rero niko nisanze kuri YouTube. Noneho rero mvuze ngiye gushyiraho YouTube, ndavuga nti okay, none se nzitwa nde? Nshaka amazina menshi, ariko nza gutekereza nyine nk'umuntu aho uri nyine situation niyo urimo, nza kumva izina ryahagutse ari ryo zina ryiza, ari ryo zina rikwiriye. Nkurikije amateka yanjye, ibyo nabayemo, ibyo nakoze, ibyo nahuye nabyo, nsanga koko ndi mu gihe cyo kwaguka, ndi mu gihe cyo kugera hagutse, kandi nibaza ko nawe ari uko. Imana rero iduhana umugisha. Reka rero twumve neza inyigisho ziri muri iyi ahagutse, dushingiye kuri Bibiliya, usibye nanjye ku mutima wanjye wemeranya n'iryo jambo. Aho ngaho gato, iryo riba ryahagutse ntabwo ryari irya mbere Isaac yari afukuye, ahubwo ryari nk'irya gatatu. Mbere na mbere ngo Bibiliya iratubwira ngo narivuze ngo iryo riba ryitwa ahagutse, si ryo riba Isaac yari afukuje rya mbere. Bibiliya itubwira yuko muri iki gice cya 26
ku murongo uhereye ku murongo wa 18 ukageza ku murongo wa 22 ko bwa mbere Isaac amaze gutandukana na Abimeleki yasibuje amariba ise Abraham yari yarafukuje ngo aza gusibwa nyuma n'Abafilisitiya. Arayasibuza ayita amazina se yari yarayize, ngo hanyuma ajya muri icyo kibaya afukura irindi riba. Reka tuhasome hano dutangiriye muri icyo gice cya 26 dusome ku murongo wa 19 ngo abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'Gereri batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati na yacu. Isaka yita iryo riba Iseki kuko bamugishije impaka. Ku murongo wa 21 ngo bongera gufukura irindi riba naryo bararitonganira aryita Sitina. Ngo avayo afukura irindi riba ryo ntibaritonganira aryita Rehobothi. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororoka muri iki gihugu, natwe tuzororoka kuri cano. Imana iduhere hamwe umugisha, amen. Urumva rero mu buzima nyitekereza iryo zina nagiye ntekereza ibyo naciyemo naho nabaye, sanga hari byinshi byo nabayemo byakozwe n'abandi mbigenderamo nyine kubera yuko byakozwe n'abandi. Nari nshubiye inyuma nyine ngerageje kuri uyu murongo wa 18 ngo Isaka asibuza amariba bafukuye Abrahamu se akiriho kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Abrahamu amaze gupfa ayita amazina se yayise. Rero nangira yitekerejeho nsanga hari ibintu nabaye jewe ntabwo nagiriye amahirwe yo kuba mu bintu byateguwe n'ababyeyi banjye cyangwa n'abandi babarandeze barambanjirije, kuko ibyo bintu iyo nza kubibamo baba baravuze ngo ibyo nibyo kwada nibyo kwaso. Rero hari abantu benshi babaye mu bintu bagiriwe umugisha, ariko ibyo bintu bikaba ari ibikomoka ku babyeyi babo. Imana ishimwe twebwe tudafite ibintu bikomoka ku babyeyi bacu, ariko dufite ibintu bikomoka ku mubyeyi w'ababyeyi ariwe Data wa twese wo mu ijuru. Icyo rero nicyo twubakiraho tukacyita icye, ibyo byo turabishimira. Ariko ubwo nari ntangira gusobanura ko uyu Isaac yasibuje amariba ayose ariko ayita amazina yose yari yarayize. Aho ngaho rero ntibyari bihagije, kuko nawe yagombaga kugira iriba afugura ku giti cye kugira ngo aryite izina ku giti cye. Nuko biba bimeze. Nabigereranya ukuntu biba bimeze. Ijambo tuvuga ni ry'Umwami Yesu. Usomye mu bitabo byose bitangira by'ubutumwa bwiza, ugatangira muri Matayo, ugasoma muri Luka, ugasoma muri ugatangira Matayo, Mark, Luke, Yohana, ubwo vumva ibyigisho bya Yesu Kristo n'ibyo Kristo yakoze ukabyiga nyine ukabyumva. Ariko wagira no mu byakozwe n'intumwa ukabona noneho iby'intumwa zakoze ku giti cyabyo ariko zikoreshejwe n'Umwuka Wera n'imbaraga za Yesu Kristo zabakoreragamo. Ni ukuvuga rero ngo hari igihe tugomba kugera tukaba tutagikora tutagendera cyane ku byo twumvise, ahubwo natwe ku byo twabonye. Ni ukuvuga ngo rero igihe nanjye narigezemo mu gihe cy'ubutumwa bwiza, hari ibyo nigishijwe, hari ibyo numvishije, ariko igihe kirageze kugira ngo nanjye noneho mvuge Imana yanjye bwite. Ntavuga Imana ya Abrahamu gusa, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana y'intumwa za mbere, kuko ntavuga kuntu Yesu Paul yahuriye na Yesu ajya i Damascus, ibitangaza byagiye intumwa bye Petero Yohana bakoze. Ntavuga Imana yahuye na Maria Magdalena, mvuga Imana nanjye nahuyeho bwite. Icyo gihe nkagishyiraho kashi ngavuga ngo iki nanjye narakibonye, Imana yarakinkoreye. Ni ukuvuga ngo dufite ubuhamya bw'Imana yadukoreye dushingiye ku byo natwe twabonye. Isaac ajya gufukuza iriba, abagaragu be bafukuza iriba muri icyo kibaya, ndetse babonayo isoko idudubiza amazi
ariko bagira gute abashumba baho barahatonganira bati natwe na yacu. Natwe rero hari ibintu twabaye kandi ibintu byinshi cyane, ibintu dukora dukoresheje imbaraga zacu ariko abandi bakavuga bati ni ibyacu. Ibintu dukora dukoresheje ubwenge bwacu n'imbaraga zacu abandi bakabyitirirwa, abandi bakavuga ngo ni ibyabo, abandi bakabitonganira, hakaba ari intonganya. Ibyo bintu ugasanga nta n'umugisha tubifitemo kuko hari aho badutonganije, hari aho badushatsemo ikintu, mbega abantu bakaguca inyuma n'imbere bakagutwara ibyawe, bakaburanira ibyawe, bakadibyita ibyabo kandi atari ibyabo ariko ari ibyawe. Ariko hari igihe Imana ibireba ikakuvana muri izo mpaka ikaguha ibyawe, kuko iri mu gihe cy'impaka, uri mu gihe cy'amahane no gutera imbere ntabwo watera imbere, ahubwo uhora ugira gute, uhora uri muri defense, uhora uri muri offense, uhora wirwanaho, uhora ushaka kumenyesha ukuri kwawe, uhora ushaka kugira ngo abantu bakumve, abantu babone nawe ko warenganye, abantu babone nawe ko wagiriwe, ko wahohotewe, abantu babone nawe ko ibi bintu ari ibyawe koko. Ariko kubera wenda bakurwanya ko bakurusha imbaraga, ugasanga n'ubundi bafashe icyubahiro cy'ibyo wakoze, bari ibyo wakoreye, wowe ugasigariraho. Ariko icyo dukundira Imana yacu ntabwo ijya ireka ngo bihere, nuko ngo barayitonganira, ayo mazi nabo baba baragize gute, barayatwaye, ahita iseki. Hari ahantu iseki nawe wabaye, nanjye iseki nayibayemo igihe kirekire, imyaka myinshi, kugeza mva Imana yo mu ijuru nishimwe ko umuntu agera akagira Rehobothi. Nuko Isaka ngo arahava, arongera afukuza irindi riba. Ngo bongera ku murongo wa 21 bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira aryita Sitina. Umva Imana, haleluya, Imana ishimwe yuko nubwo byari bimeze gutyo, haleluya. Nanjye reka mbabwire, hari igihe numvaga ndushye, havuga ngo bizahereza hehe, wikorera ibintu, ukora ibintu byiza, ibintu bigite byawe, abantu babe babishaka, abantu bashaka kubyitira, babe barabikuziza yewe. Umuntu ashobora no kukurwanya, akarwanya ibyawe, ibyo wakoreye kugira ngo abyitirire, agashyiraho no kukubeshyera, agashyiraho n'ikinyoma kugira ngo abashe gutwara ibyawe. Ariko Imana ishimwe yuko igitugaruriza n'ibyo watwaye. Haleluya, Imana ishimwe rero. Uko nanjye niko nabayeho igihe kirekire pe, ariko uyu munsi ndashima Imana ko umutima, haleluya, wanjye unezerewe kuko nanjye ngeze Rehobothi, ahantu hagutse. Nyuma yaho rero ngo baza gufukura nyine, bava yaho ngaho kuko nabo bahatonganiye. Imana ishimwe kugigeza ikaduha imbaraga ziva mu mahane, ziva mu mpaka, ziva mu matiku, ziva abo baturwanya bose kuko bagushoraho n'itikureka. Si ikinyoma gusa, ariko Imana ishimwe yuko tujye duca iyo migozi tukagera ahantu hagutse. Haleluya. Ngo aho avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira aryita Rehobothi. Aravuga ati none Uwiteka adushyize ahagutse, natwe tuzororoka muri iki gihugu. Nawe ushobora kuvuga none aho ngaho we watunize kuri icana uti Uwiteka agushyize ahagutse kandi no kororoka uzororoka. Nuko rero iryo zina ryaje, nashatse izina, numva izina riberewe, ndebigiye ndimo mbona ubwiza bw'Imana, numva mbona ko Imana koko idushyize ahantu hagutse, ishyize ahantu hagutse. Rero naho iryo zina, ahangaha niho nyine mbamye amahema yanjye. Haleluya. Ahangaha nta mwanzi ushobora kundwanya ngo aneshe, ahangaha nta umva, aha hantu nahanjye nawe, ahantu ho kwegera Imana, ahantu ho kuganira ubutumwa bwiza biciye mu bikorwa, biciye mu nyigisho z'agakiza, inyigisho zo kubohoka, tugamije kugira ngo ubugingo bw'abantu buhemburwe, n'imibiri y'abantu ihemburwe, kuko natwe twari tuboshye, natwe twari tuzahaye, natwe twari tubabaye, natwe twabaga mu gahinda, natwe twabaga mu mahane. Ariko Imana yo mu ijuru itanga agakiza, irazi tugeza ahantu nk'aha hagutse, aho tuvuga Imana, aho tugomba kororoka. Aha kuri icana tuzajya twororoka, uko bwije nuko bukeye tuzajya twororoka. Uyu munsi nanjye ndi imbere y'iyi kamera, wowe unyumva n'amatwi yawe, reka Imana nawe ikorore mu izina rya Yesu. Imana ikuvane
Iseki, Imana ikuvane mu mahane ya Iseki, Imana ikuvane mu mahane y'Isitina, ikugeze ahantu hagutse kwiriba ry'isoko y'amazi y'ubugingo. Iryo ni ryo Kristo umwami wacu, we yaduhaye aya mazi ari kuri iri riba azana ubugingo. Haleluya, kandi ubugingo buhoraho. Imana yo mwijuru ishimwe yuko tukivuga Kristo. Imana rero ibagirire neza. Nkira aho ngaho rero nitanga introduction y'iyi channel no kuba naramenye iryo zina naho ryavuye bikurikije amateka yanjye, ibyo nabayemo. Nabaye igihe kirekire mu bintu by'abandi batangiye ngita umva ibintu by'abandi batangiye, kandi simbe nabihizina kuko byari byarakozwe n'abandi, nubwo nageragezaga kubimaintaininga ngo asibuza mariba ise Abraham yari yaragize gute, yari yarafukuye yarasibwe n'Abafilisitiya. Nanjye rero hari indwano z'Abafilisitiya nabayemo, hari ibintu nabayemo by'abandi bakoze ntashobora kubiha izina kuko atari je wabikoze. Ibyo ngibyo Imana ibimvanamo, nawe ibikuvanemo kugira ngo nawe ugire icyo wikoreye, icyo ukoze Imana igukoresheje ukitirire izina ryawe, ukita izina. Haleluya, ukita izina. Haleluya, kandi izina ryiza ryitwa ahagutse. Haleluya, aguka mu izina rya Yesu. Nuko nanjye hari bihe nabayemo mu bihe by'amahane, nabaye igihe kirekire Iseki mu mahane no mu ntonganya. Ibyo ukoze byose uhura n'intonganya, ibyo uvuze byose uhura n'intonganya, aho uciye hose uhura n'intonganya. Ibyo bintu biremereza umutima, ariko Uwiteka Imana irabirebisha ubona ko muriye kugera Rehobothi, kugera ahantu hagutse. Ndangije nongera mara ikindi gihe kirekire ahitwa Isitina, naho intonganya za buri munsi, amahane ya buri munsi. Uwiteka Imana igize gukira bibona, isanga nkwiriye kuba Rehobothi, isanga nkwiriye kuba ahantu hagutse. Uyu munsi Imana nshyira ahantu hagutse muri Kristo Yesu. Haleluya, harimo ibyiza gusa, harimo amahoro gusa. Umwami w'amahoro waduhaye ibyo byose, ibindi tubicamo yego, ariko hari igihe kigera ukagera kuri destiny yawe. Nubwo destiny yacu ya burundu ari mu ijoro tuzatubanaho n'umwami wacu Yesu Kristo tumimbazanya hamwe n'abamarayika, ariko no kuri iyi si hari ibyo twareme tugomba gukora. Ibi rero byo ndimo nkora none ahanga ari byo naremeye gukora. Haleluya, Imana iduhana umugisha. Ntaragenda rero, ndagira ngo wowe undeba, wowe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, muhe icyubahiro uti haleluya. Ye utere nka haleluya nk'eshatu cyangwa zirindwi. Haleluya, wishimira ibyo Imana yagukozemo, umurimo Imana yagukozemo. Haleluya. Rero nawe haleluya, kandi ujye unsengera kugira ngo sinzacogore muri uru rugendo. Ibyo nakoze byinshi sinjya ncogora, ngira ishyaka ryo gukora ibintu cyane. Abanzi murabizi, ngira ishyaka nkakora ibintu kandi nkabikora neza, kandi nkabikora mbikunze. Nubwo mba mbikorera Iseki, nubwo mba mbikorera muri Isitina, ariko nubundi mbikora neza kandi mbikunze. Ariko uyu munsi ubwo nageze ahagutse, nzarushaho kugira ishyaka no gukora ibyiza nk'uko Imana izagenda ishoboza. Haleluya. Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro, Imana ibera hose icyarimwe, Imana ishobora byose nziza. Umva, Imana yacu ni nziza. Noneho rero wowe utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, reka nkubwire ubutumwa bwiza n'ukuri. Ni ukuvuga ngo abantu bose bari ku isi, aho bava hose, muri kontinenti zose, mu migabane yose yo ku isi, ni abantu b'Imana. Abo Imana irabakunda cyane, kuko Bibiliya iratubwira muri Yohana igice kizwe n'abantu bose, kuvuga ngo muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose yohereza umwana wayo. Imana yarakunze yohereza umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe, ntazarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo Imana yakunze buri muntu wese, nta muntu Imana yanga. Imana nishimwe yo mu ijuru kuko turemwe no mu ishusho yayo. Buri muntu wese, nta muntu mubi, umva, buri muntu wese aremwe mu ishusho y'Imana, kandi buri muntu wese Imana iramukunda, kandi buri muntu wese Imana yamuhaye umwana wayo kugira ngo amupfire. Mbega igihano cyagomba kumbaho, igihano cy'urupfu n'akababaro n'agahinda no gutotezwa no gukubitwa no kumenagura, mbega igihano cy'ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. Nubwo mvuga ngo hari abangiriye nabi, ariko nanjye ndi umunyabyaha rega, ariko Imana ishimwe kunkiza ibyaha, Imana ishimwe ko nyujesha amaraso yayo. Ni ukuvuga mu gihano cyari kinkwiriye, kuko Bibiliya ivuga ngo
ibihembo by'icyaha ni urupfu, nanjye nagombaga kuba narapfuye kubera ibyaha byanjye, nagombaga gupfa, ndetse gupfa urupfu rw'iteka, kuko muri iyi si turi abashyitsi, turi mu rugendo tugana mu ijuru, ariko Imana yaduhaye ubugingo muri Kristo. Nanjye Imana irambabarira ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye no gukiranirwa kwanjye n'ububi bwanjye bwose. Uwiteka Umwami Yesu abyishyiraho, arabihanirwa ku musaraba kugira ngo mbohoke. Uko niko kubimenya, gutangira kubimenya no kubitekerezaho niyo nzira yo gutangira kubohoka, uva mu byaha, uva mu mwijima ujya mu gukiranuka tubonera muri Yesu Kristo, uva mu mwijima ujya mu mucyo wa Yesu Kristo. Icyo gihe rero iyo utangiye kubimenya, ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukizera Yesu nk'uko Bibiliya imuvuga, ukizera Yesu ko ari umwana w'Imana, ukizera Yesu ko yapfuye agapfira ibyaha byawe, ukizera Yesu ko yazutse bakaba ari mu ijuru kandi akaba azagaruka guhana. Haleluya. Guhana no guhemba, ni uko Yesu azagaruka. Iyo umwizeye rero ko Imana yamuzuye urakizwa. Bibiliya iravuga ngo umwizeresha umutima wawe ukamwatuza akanwa kawe ugakizwa. Rero uyu munsi wabura aho ngaho ukiri umuntu w'Imana ariko utaraba umwana w'Imana, utarizera uwo mucunguzi wagucunguye, utarizera uwo wakubabarijwe, ukabukira aho ngaho utaramwakira. Uyu munsi aho waba uri hose, situation iyo barimo hose, waba urimo wese, ndagutumira kugira ngo uze muri uyu muryango wa Kristo uhinduke umwana w'Imana, wo kuba umuntu w'Imana gusa, kuko kuba umuntu w'Imana gusa ntabwo bizakujyana mu ijuru, ahubwo kuba umwana w'Imana nibyo bizakujyana mu ijuru, nibyo biguha amahoro, ya mahoro atabonerwa mu isi, niryo rikuvana ahantu rikujyana ahandi, rikuvana mu bibi rikujyana mu byiza, rikuvana mu mwijima rikujyana mu mucyo, rirakubohora kandi ukagira amahoro yo mu mutima. Bivuga ngo yaje mube abe ntibamwemera, ariko abamwemeye bose yabahaye kuba abana b'Imana. Abo ngo ntabwo babyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Uyu munsi rero aho uri utangire utekerezeho ubugingo bwawe. Niba utarakizwa, ugire umuhate wo gushaka gukizwa, utangire umenye yuko urebe byose, urebe yuko cya gihe uriho, igihe utari wakumvishije aya magambo, igihe utari wakamenye neza, uyu munsi uvuga uti Imana ikunda abantu bose. Nibyo koko irabakunda, ariko siko abantu bose bakunda Imana, nubwo Imana ibakunda. Kandi kuvuga ngo uri umuntu w'Imana, Imana iragukunda, ntabwo bizaguha ubugingo buhoraho, ahubwo uzaheshwa n'ubugingo buhoraho yuko wemeye intumwa y'Imana, yuko wemeye umwana w'Imana, yuko wemeye Imana yaje ikagupfira, wakiriye urwo rukundo yaguhaye, iyo kado iguha ubugingo. Rero umbabarira aho uri hose kugira ngo tubane muri uyu muryango wa Kristo, wemere wakiriye Yesu umwami n'umukiza we. Basi ubitekerezaho gatoya, kuko Imana ni nziza kandi iragukeneye aho waba uri hose. Nta kintu na kimwe waba warakoze, nta kintu na kimwe waba waravuze Imana itakubabarira. Ukeneye imbabazi, twese dukeneye imbabazi. Nuko rero Imana ibaha umugisha, ahasigaye Imana ibagirire neza. Tuzongera duhure ubutaha tuganira noneho ku ijambo ry'Imana, uko Imana izagenda ituyoboza, Imana idushoboza, uko Imana izagenda idushoboza. Imana ibaha umugisha kandi nako no kutuyobora nyine izatuyobora nkuko Bibiliya bivuga, izajya ituyobora itwereka inzira tugomba gucamo, kuko aha nahagutse hanjye nawe. Haleluya. Ubutaha tuzahure kandi Imana ibarinde ibagirire neza.